mwaramutse bitewe naho muri kurebera iyi video. Of course, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nkuko mubyumva, nkuko mubibona, iyi video igiye kuba mu Kinyarwanda. I will try to speak a little bit of English just in case, but iyi video is dedicated to you, abanyarwanda bagenzi banjye, sibyo abanyarwanda. I've missed doing this kind of video. Hashize igihe nakora izi video, ndaza gushira hano hasi link send mu video bihuye bigenda bisa. Me hari igihe mbona numva tugomba kuganira nk'abanyarwanda tugatura ibintu hasi. It's been a long time, honey. Okay, but I'm back with this kind of videos. So, these videos was ikeneye ko ufite inspiration. Iyo nta inspiration ufite ntabwo uzijyamo uzigiyemo. So, ntarinze ntinda mu magambo menshi. Nkuko mubizi mutavugana ku banyarwanda iyo tugeze Burayi bumeze gute, amahanga ameze gute, ibiki n'ibiki. Ariko umunsi tugiye kugana ku kuntu twebwe iyo tugeze Burayi cyangwa mu mahanga ukuntu twitwara. Hari uburyo bwinshi, hari ibyo bita amakategori menshi, hari different types of branding. When we get out here outside of our country, we kind of act differently. I don't know why, but things change. I don't know why, but you guys let me know, okay? Mumbwire kategori mwisangamo, nanjye byanze bikunze hari nyinshi nisangamo, nta mutagatifu hari, nta mutagatifu n'umwe hari hano, twese we are all guilty here, okay? So the number one thing, iyo tugeze ino mu Rwanda usanga abantu bose turi sociable, niko babita, tukundana, tubwirana mwaramutse, tuganira, dusurana, tuhura, hari abantu bagera ino bakaba icyo bita antisocial, you know, bakabaho nkaho bari mu buri isi bonye. Ugasanga agiye ku kazi cyangwa agiye ku ishuri, igihe cyose abonye afite umwanya nta kintu cyo gukora afite, arigunga, arakora ibintu wenyine, ntabwo ari antisocial, ntabwo akunda kuganira, ntabwo ashaka kumenya abandi banyarwanda cyangwa se izindi nshuti ziri hehe. Ugasanga ahubwo ari muri PlayStation, ari muri Netflix, okay, I'm guilty of Netflix, you know. Ugasanga ntabwo ushaka no kuganira n'abantu babana biganye mu Rwanda, iki n'ibiki, ugasanga nta kintu kimwe mubwiye. So iyo ubwo n'ubwoko bumwe nanjye nibonamo cyane, kuko iyo tugeze ino tugira access ku bintu byinshi, tugira ibintu byinshi byaturangaza. Hari umuhire mu Rwanda ngewe ntabwo nari nzi Netflix. Iyo nashaka kureba filme najyaga kuri televiziyo se, cyangwa se washaka ikintu kiku entertaining ukumva radio ukagira iki, you know. But here you have Netflix, you have TV shows, you have PlayStation, you have everything, and you can easily get to be antisocial and really like be isolated, ukaba isolated, niko babyita. So ubwo nubwo kumwe bw'abanyarwanda tugeze mu mahanga, aho ngaho nibonamo somehow. Reka tugere ku yindi kategori y'abantu itandukanye cyane niyo ngiyo ya mbere narimvuze, babandi bajya muri diaspora, babandi bakreya ama diaspora, bagahuza abantu, bagakreya ama group kuri Instagram, kuri WhatsApp, babantu twita ba Mr. and Mrs. Diaspora, you know, like they organize meetings, they organize everything, you know, like mama runaka uyu munsi tugomba guhura, mama runaka tantine kanaka uzane n'abana nituzateka nzazana amasambusa, uzazana amandazi, njye nzateka isombe. You know, those kind of people that I think it's a good thing, because biterwa n'urukumbuzi na nostalgie, it's, you know, I think it's like a nostalgic feeling, you know. You miss home and you want to see, you know, the images of home, you want to see people from home, and you organize that. Applaud. Abantu bakomeye amashyi mugira ubwo bushake, ni byiza mukomereza, ariko ntabwo ari impano yacu twese, hari abo byananiye nkanjye, ariko abo bantu namwe ntabwo twabibagiwe. Number 3, speaking of social media and all that access, you know, hari abantu tugera ino kubera social media tukumva ko twagezeyo. Tukumva ko byose bishoboka, kandi koko nibyo, kuko social media hari nk'utuzi
tutari tuzi ko tubaho tusigaye tuba kubera social media, hari ukuntu abantu bakumenya kubera social media, so it's a good thing, don't get me wrong, but igihe ugasanga twese turashaka kuba ba IG models, you know, like you wear nothing ugasanga umva ikintu cyose cyaba style uti umva Rihanna nabona ibi bintu arabona harimo style ugasanga uri kwifotozanya ibyenda ntazi ukuntu bimeze utanambara ugasanga nyine tukumva ko you never know, you have to take a chance, like IG, everybody is slaying their pictures, like, yes, honey, okay? So, Abanyarwanda tugera tukaba, too cool, and you be like, slaying everything, like, ibintu bigezweho byose bivuga kuri iyo social media, amagambo yose agezweho, everything. Who is guilty of that? If you're guilty of that, let me know in the comments. Nta mutagatifu n'umwe uri hano, ndabizi wowe uri kureba urabifite. Ndamutse ngiye kuri IG yawe nabona ko like you always slaying, showing off your body and all that stuff, yes. Okay, I'm not really good at that. Nimba munkurikira kuri social media zanjye, I'm not that model type. Okay, sometimes I will be like, oh, let me pose, I'm feeling myself. But hari abantu vraiment usanga kuri social media yabo yose wagira ngo arabyishyurirwa somehow, like yambara ibintu ubona bitajyanye ari nkaho avuga ati one day ntawamenya wabona nka Prada or Vogue or whatever imbonye ikavuga ati nyine bya bistire ubona uvuga ati se ibingibi ni bya style za Kanye West, you never know. Anyway, moving on. Oh, Jesus Christ. You guys gonna kill me. But twemeje gutura ibintu hasi, so reka tubiture hasi. Another thing, the party people. Hari abantu bagera ino ukajya ngo baje gukora ikirori hano. Okay, listen. I've been there, I've partied, ibirori twese hari face ducamo, hari igihe ducamo tukumva gusohoka, tukumva ni ibya mbere, tugasohoka tukavuga icyo kirori kiri hehe byabereye. Urumva ariko hari abantu babikora like 5 years, 8 years, 10 years, ugasanga ama generation y'abanyarwanda y'aba diaspora raza bagisanga wa muntu muri bya birori, like ugasanga umuntu asaziye mu birori. I'm like, bruh, sis, come on. Unless biragutunze, nimba bigutunze, like you are a promoter or somebody like that, nimba bigutunze, nimba ibyo bigutunze nakubwira iki, okay? But hari abantu usanga like get a life, like ntabwo ikirori kizagutunga. I don't know, let me know how you feel about that, but ugomba gukora somehow. You have to get your hands dirty, in order to enjoy life. All I say, work hard and play hard. Nibyo bizaryoha kurushaho, kurya ibyo wavunikiye nibwo biryoha kurusha kwirirwa I don't know, let me know what you think. Bahari abantu bazi nugakeka ko ari abambasaderi b'ibirori, nge ntabwo mbizi, nge I don't know, let me know what you think. Tugeze kuri kategori ya 5, iki kintu ntimucyumve nabi, sibyo? Kandi bibageremo n'inama. Hano navuga ko hari more opportunities. Rero usanga abantu bari hano iyo babyitwayemo neza bagira ikintu binjiza kurusha abari mu rugo iyo babyitwayemo neza. Ariko icyo ushatse kuvuga, ejo bundi abantu twajyanye Rwanda Day, murabizi ibyo umukuru w'igihugu yavuze, like turi kubaka igihugu twohereza amamiliyoni mu Rwanda. Tuba birabyo twohereza abantu amafaranga, Sinzi nimba babona muri iyo kategori me. Iyo umushahara uje mu bantu ba mbere ugomba gutekereza nawe mu rugo ugomba kubafasha. Hari kategori y'abantu hano i Burayi turi hano kugira ngo tunafashe n'abasigaye mu rugo. Ntabwo ari ikintu kibi, niyo mpamvu nashishikariza n'abantu bose bari ino, reka mbabwira ntabwo biba byoroshye. Kandi nawe uri mu Rwanda nimba ufite umuntu wenda ugufasha, ni ikintu cyiza ujye ubibyaza umusaruro, kuko ntabwo bitworoheye, ntabwo byoroshye na gato. Rero n'abantu bari hano
mbashishikarije kugira umuntu umufasha. Ntabwo mbwiye ngo ufashe u Rwanda rwose, ntiwafasha abantu bose, ibyo ntabwo bishoboka, urumva? Niyo mpamvu ndi gushishikariza abantu bajye mu birori, muve muri ibyo birori, mubirekere muri weekend cyangwa rimwe mu kwezi cyangwa ntumbaze, ariko tugire ikintu dufasha nabo twasize mu rugo. Ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu ndaprofise kugira ngo bashishikarize dufashe abantu twasize mu rugo, kuko bifasha the economy of a country, you know. Iyo kategori y'abantu mbaye nyivuze, ariko ntimuyumve nabi, ntabwo ndi kuvuga ngo kuki twohereza amafaranga mu gihugu cyacu. Ni byiza ko dufasha abantu, kandi ujye ureba neza, urebe nimba umuntu abikwiye kandi nimba umuntu abibyaza umusaruro. Ntabwo mbwiye ngo ufashe abantu 10, wanafasha umwe birahagije, buri muntu agiye afasha umuntu. Tuvuye muri ibi birori n'ibiki byose dukora bidafite ishinga, twirwa duteza imbere aba bazungu n'abaki, twagiye tugakora tugafasha biwacu. Nge ntabwo ndi creating businesses iwacu. Speaking of businesses, mu gihe ndivuga ama business, murebe iyi video kugeza ku musozo. Hari icyifuzo nshaka ko tuganiraho kujyanye n'ama business, okay? Just watch till the end, okay? Watch till the end. Ikindi kintu nshaka kuvuga, abantu bahora bari still in school, abantu bahora in school, like abanyarwanda bagera ino ugasanga hashize imyaka 10 akiga. I'm like, warasibiye, wagize iki? Like, I'm confused. Warasibiye, why are you still in school until now? Hari abantu buri gihe mbona still in school, like, really? Hagatangiye mbaye nkubwiye, personally ishuri ntabwo ari ryo buzima. Nurangiza ishuri, iri shuri mwiga ABCD n'ibiki n'imibare, hari ishuri ry'ubuzima rizatangira, gushaka akazi, kuba umushomeri, kugira iki. Rero abo banyarwanda bahora in school, nimba musibira kubera ibirori, ntumbaze me, let me know, mugire murangize. Nimba ugiye mu ishuri gira urangize sometime. Last but not least, abantu bagera ino bakibagirwa indimi zabo, you know, like, nimba utazi Ikinyarwanda, nimba utibuka Ikinyarwanda, tuzi kumenya abantu batibuka Ikinyarwanda, ariko hari abantu baforsa, like, oh my God, I can't speak Kinyarwanda no more. Like, ntabwo nkivuga Ikinyarwanda, you know, kirangora, ntabwo ngewe Ikinyarwanda, cyangwa sanga nta nubwo azi n'umunyarwanda, abona umunyarwanda ukabona honey, ni mu rugo, ni iwanyu, ejo cyangwa ejo bundi wahakenera, you know, like, abanyarwanda tugera ino tukikora nkaho tutakiri abanyarwanda, tukaba abanyamerika, tukaba abazungu ku ngufu. Uruhu rwacu, amaraso, tuzahora turi abanyarwanda. So try hard, ntuzibagirwa aho wavuye, wibuke Ikinyarwanda cyawe, ibintu byose, you know, like, just umva, buri muntu agira aho akomoka kandi biba byiza ifite aho ukomoka, you know, like, just try harder, you know. Nimba munashaka muniga Ikinyarwanda, mushinga amashuri y'Ibinyarwanda, ntumbaze babana mubigisha imico, ariko ntimwibagirwe aho mwavuye ngo muhihishe mugire hirya. No, I don't know that person, like, I don't want to speak that language. Honey, it's you, it's home, okay? It's home, yeah. Nkuko nababwiye, hari ikintu cyifuzo nashaka kuvuga ndangiza buri video, nzajya nkora y'Ikinyarwanda cyane, nzajya ngerageza. Ndabizi ko mfite almost 2000 people following this YouTube channel, n'ahandi wenda hari ama business matoya cyangwa manini mu Rwanda y'abanyarwanda ari kugenda ashingwa buhoro buhoro. Dushyigikirane. Uyu munsi niyemeje kugira umuntu ushyigikira. Rero mwibagirwe kureba hano hasi, kandi iyi conversation tuyitangire, dushyigikirane in our small businesses, dutezanye imbere, kuko ejo nahacu, ejo u Rwanda rwacu tugeze hejuru, tumenye ama products tushaka n'abene wacu barayafite mbere yuko tujye kuyashaka mu Bushinwa, mu buki. Ayo ma product n'abagenzi bacu barayafite, abanyarwanda twiganye, twakuranye, duturanye barayafite. Rero ntitujye gushakisha kure, dufatanye, dushyigikiranye in our small businesses, you know, you never know, okay? So I love you so much. Murakoze ko muregiye video, naho utaha musiga ibitekerezo byanyu hano hasi, kandi mwibagirwe gucheckinga that business called Noliver Hygienics, if I'm not wrong. So go ahead and check it out, and check out all the other videos. Naho mutanda bakunda cyane.